sinababwiraga nubwo kuraryoha bose. Akazuzu gahiye cyane none banza ngoye no kuri kakandi gahiye koko. Karyoshye sha. Mwayibonye inkoko ukuntu imeze. Hello abakunzi b'igikoni, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza kandi nkomeje kubashimira rwose mbikuye ku mutima ukuntu mukomeza kunshyigikira mugateka utuntu mukanyereka, umva ndabikunda, muramotiva, nkumva nanjye mfite courage yo gukomeza gukora ibindi byinshi. Ariko please bantu mutarakora subscribe, ndabinginze mukore subscribe pe. Muntere inkunga, muntere ingabo mu bitugu. Uyu munsi mfite inkoko, amatako y'inkoko ndashaka kuyamarina, nkaza kuyarisha imizuzu muyizi ukuntu iryoha, abantu bakunda imizuzu barihe. Aya ni amatako y'inkoko, ndashaka kuyamarina neza, nkaba nyaretse, nkaba njya gutunganya imizuzu nayo akaba ari kujyamo ikirungo neza. Iriya marination iyo imaze nk'isaha kuzamura nibwo iba yakoze. Bibaye nabyiza ubundi ni uko izi nyama zoroha, iyo ari inyama ikomeye uba ugomba kuyimarina ukayiraza muri firigo ku buryo ikirungo kiraramo, ubwo iryoha cyane ikanoroha. Murabizi ko ibi bintu tuba turi gukoresha bya moutarde na soya sauce bituma byoroha. Bon, rero ndashyiramo ibiko bibiri bya moutarde, iriya yarishize ariko reka nkoresha n'iyi. Hanyuma ikindi nkoresha ndahita nsukamo agasoya sauce, ntabwo ari byiza gushyiramo nyinshi cyane, utuyiko tubiri duto. Ibi kimwe ikiyiko gito ndi gukoresha, ubwo ni bibiri bito, yaba ari binini ugakoresha kimwe kinini. Ndahita nshyiramo tungurusumu, ikiyiko kimwe cya tungurusumu iseye cyangwa warapye. Hanyuma nkahita nsukamo amavuta kugira ngo afashe ibi birungo kujyamo neza, nabyo ni ibiyiko bibiri binini by'amavuta. Hanyuma ndashyiramo chicken masala, ikiyiko kimwe kinini. Ngiye kubera kumara mbikora byangiyemo, umva babindi mu ntoki. Ariko ndakubwira abandi bantu badatuye babikora ko bashaka gukoresha ikiyiko kimwe kinini cya chicken masala, ugashyiramo akayiko gatoya ka paprika, akayiko gatoya, hanyuma tugashyiramo na black pepper nkeya ishoboka, kuko umuntu yatekeye abana aba agomba gushyiramo nkeya. Hanyuma rero nkabivanga neza. Oregano yanjye yashize mba nyishyizemo, wowe n'uba uyifite uzahita ushyiramo oregano, ariko ubu ngiye gushyiramo time nayo ni nziza ku nyama. Nshyiramo rosemary, time nayo nsanze ntayo mfite, ngomba gukora ibirungo pe. Nshyiremo romare, bivange neza. Hanyuma ngashyiramo n'akunyu gakeya kuko muri soya sauce karimo, nshyiremo gakeya ku buryo buri nkoko yose iba ifiteho ikirungo imbere n'inyuma. Hanyuma ngiye kuba mbiretse isaha yose, ubundi mbe ntunganya ibindi. Ubwo marinade irarangiye. Hanyuma inkoko yanjye imaze isaha nayimarinye, ubu ifuru yashyushye, ngiye guhita nyishyira mu ifuru kuri dogere 200 ifuru y'umuriro. Hanyuma nyishyiremo iminota 40 ibihiye kandi yumutse neza. Rero bitewe n'ifuru ufite wacekinga ukajya ugenda ukareba uko bimeze kugira ngo utaza gushiririza cyangwa se ukabikuramo wenda bidahiye, nibyo byiza. Ubwo rero ngiye guhita nyishyiramo ibirungo byanjye bidasigara. Biri guhumura neza pe.
Uzi impamvu se mbabwira ngo biguhumura ngo bigize gutya nuko mama udahari njyewe mbabereye jisho na zuru ubundi nkabumvira nkabareba kureba byo mama muri kubireba pe ibintu bisa neza biryoshye umuntu abibona ahubwo impumuro niyo mutumva rero bandi kubabwira nti biri guhumura nkuko mubibona reka rero nshyire mu ifuru iminota 40 kuri dogere 200 nabanza kuyihitinga iminota 15 ava mbere ubwo rero ngiye guhita nyishyira mu ifuru ubundi duhite dukora ya mizuzu turize kuyirisha nk'abantu mwe imizuzu iri aha ni urwandiko irakuze irashaje shesha kangohe pe nayiguze ntekaho mikeya indi ndayibika gusa mbe ni imeze gutya iraryoha abantu babizi bambwire si iryoha iraryoha ikuze gusa kuyikaranga bisaba ngo ushyire amavuta adashyushye cyane idahita ibabuka kuko iba yoroshye nkunda kudukata gutya atari ikizeru nyakizeru ikizeru gihagaze Mukecuru aryoha aboze nyogokuru aryoha aboze rero abana baransetsa abana banga ibitoki ariko bagakunda imineke n'imizuzu ni agasukari baba bakurikiye kuko rwose njye sinabona niba haza pe imizuzu kudukaranga ukatubaha tugishyushye baradukunda koko uziko ushobora no kutubaha kuri snacks bityo saa 9 babyutse baba bashonje ugahita ubakarangira utuzuzu ukatubaha twumutse baradukunda kandi ni twiza ariko ngo imizuzu mibisi bajya bayitekara mumbwire muri comment ngo imizuzu mibisi barayiteka da ntabyo njye narinze yandi isi icyatsi bimeze ite ubwo ntibifite kakamamwe imbere ego ko amakuru mba mfite hari umusaza nawe ngiye guhaha arantuma arambwira ngo nzanire imizuzu ngo mibisi nkongeye sinya ngihiye ngo ndwara diabete numva ndumiwe numva nabona kujya kumubaza ngo ese uyiteka ute ateka nk'igitoki se mana yanjye arakaranga mu mavuta ibi testing ite se ahubwo anyway ubwo nabyibaje nyine birangira niburiye igisubizo ndabona nzababaza abantu banjye bankurikira babaza ukuntu bimeze nimba bo baratestinze uyu ni nyogokuru cyane ariko nyine arakabije sinzi ko ari bushyire mu mavuta arita ashirira pe ngiye kuyikaranga mu mavuta menshi niko kaba karyoshye iyo ukaguyeho usanga karyoshye cyane ndabizi aka kari kankajugunye ko hanyuma rero ubwo ngiye gutunganya aho maze kuyikorera ubundi tujye kuyikaranga hano ku mashyiga amavuta rero maze kuyashyiramo kandi maze iminota nk'ibiri nyashyizeho arenda gushya ariko ntiyahiye neza ndashaka rero kugenda ntushyiramo hano ko atahiye cyane iyo uyishyizemo yahiye cyane ihita ibabuka ariko iyo uyishyizemo gutya imeze gutya amavuta ameze ntabwo ibabuka kuko irahiye cyane kwirinda ko ifatana ngenda nyitandukanya itangiye kuba umuhondo mu kanya niba brown ndahita nyikuramo urasa n'uturyoshye twabaye umuhondo noneho ni byiza kuyarurira ahantu hahita hafata ariya mavuta kuri tishu ni nziza ituma ari amavuta yose ahita yijyamo akava ku mizuzu na serviette ni kimwe ushobora gukoresha na serviette kugira ngo ifate ano mavuta uko umuzuzu wuzuye amavuta mwuka byara murabiha bomba amavuta se yuzura akanwa
kera ndi umwana nangaga imizuzu nibwo yari icyaduka wagira ngo uruganda bayikoreramo nibwo yari icyaduka, ariko ndayikunda cyane. Imizuzu yanjye yahiye imeze neza, irasa neza. Wawu, njyemo kamwe numve. Irashyushye ariko iranyica. Sinababwiraga nubwo kuraryoha bose. Akazuzu gahiye cyane, none banza nguye no kuri kakandi gahiye koko. Karyoshye sha. Umva mareka dutegereze inkoko ishye, ubundi namwe muzabigerageze ndabingenzi. Iyi mizuzu iraryoshye pe, nta by'imyunyu, oya nta munyu dushyiramo mu mizuzu. Dutegereze inkoko yacu ishye, nayo ariko igiye kuboneka. Mwayibonye inkoko ukuntu imeze? Wawu, numva iteye ifemba, numva nahita nyirya aka kanya. Tubonane mu bindi biganiro by'ubutaha. Tugiye kuyirisha wa muzuzu wacu, nana ko bijyanye n'aka gasosi karimo nyine umuntu agakozamo umuzuzu akarya. Ntabwo ndi bugakuremo, ntabwo ndi bukamena. Hari abantu bajya bakamena, disi ni mukakamena ni keza, kaba karyoshye. Uzi none ufite umuceri w'umweru ukawushyiramo muri aka gasosi, biba ari sawa cyane. Kandi mbishyire mu isorori ahubwo. Umva naho ubutaha rero ndabakunda cyane, kandi please musharinga amavideo yanjye ku bandi bantu b'inshuti zanyu, nabo bamenye guteka uturyo turyoshye. Banantera inkunga nyine bakore ka subscribe. Naho ubutaha rero reka mbareke. Bizu bye, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Chef Jeannine. Bye.